bagendeye ko bashaka kugusapota. ndashaka kubaza abantu mu nkunda ntabona gusa ndebye mwahita munyanga turatekereza se naguha message kazajya bisoma dusanga byaza bivugira muri mikoro ese nakubwira abantu ukabibuka nawe ati si unibeshye nkavuga utari okay ntamubwira okay reka njye mvuga abo nshaka wowe na cameraman wawe muze kubyikorera yego mu byediting. Mwite niyo boss mwite umuririmbyi ukomeye cyane hano mu Rwanda, umuririmbyi umeze neza uherutse kuba yakambika impeta n'umukunzi we yihebeye cyangwa se yabashije kuba yahitamo ubwo yari yagiye mu kiganiro ca 1on1 ubwo bamubajije ibibazo bijyanye no kukwereka amafoto ukabasha kuvuga ico uzi kuri uwo muntu bakweretse. Batunguwe cyangwa se abenshi baratunguwe bavuga ati se n'imyaka yose imaze niyo Bosco atwishushanyaho yaba areba, dore ko byinshi byagiwe bivugwa, dore ko bamwerekaga ifoto akabasha kuba yavuga ati uyu muziho iki ngiki. Abenshi rero byagiye bibatungura bavuga ati se byagenze ute kugira ngo niyo Bosco abashe kuba yamenya ati 1on1 ikora ute se bigenda ute, dore ko bakwereka ifoto ukabasha kuba wavuga buri kimwe uzi kuri uwo muhanzi cyangwa se icyo umukundira. Baravuze ati se niyo Bosco yaba areba cyangwa se yaba akanura akaba yaratubeshe. Ariko niyo Bosco yabashije kuba mu kiganiro yababwira ati se ntabwo munkundira kuba ndeba cyangwa se munkunda nareba, ati uko byagenda kose ati nabamenyeje nabavumbuye ibyo munkundira, tubwo munkundira kuba nareba. Rero yabashije kuba yanababwira ukuntu yaba yarabigenje kugira ngo abashe kuba yakisanisha n'abandi adahinduye ikiganiro, dore ko agenda avuga ati njyewe ninjye wahisemo uko ndakora cyangwa se ninjye wahisemo abahanzi nshaka, ati dore ubwo mwabonaga mengereza muri telefone ati kwari kugira ngo ikiganiro kidata umwimerere nk'uko yabashije kuba yabivuga, avuga ati reka ati ni uburyo bwo kugira ngo ahubwo nisanishe n'abandi bose bagenda bakora 1on1, dore ko yanagiye avuga ati reka ko njyewe mbyizera ko bishoboka, ati njyewe nizera ko nshobora kuba nanareba, ati dore ko njyewe nizera Imana yanjye kandi nzi ko ishobora byose. Nawe rero yamashije kuba yabikora neza abenshi, ariko namwamenyeje icyo cyatumye areba kuriya cyangwa se avuga biriya bintu byagiye bibatungura, ariko yabashije kuba yabona ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigenda zandika zimubaza ati se waba ureba cyangwa se waba utwishushanyaho, abasha kuba yashira ukuri ahagaragara avuga ati ntabwo ndeba, ati ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo ikiganiro kidata umwimerere. Ariko yagiye anavuga ati birashoboka ko nshobora kuba nanareba, ati Imana igenda ikora ibitangaza, ati kandi ntabwo aribwo bwa mbere cyangwa se ntabwo yaba ari njye wa mbere ibikoreyeho, ati birashoboka. Niyo Bosco yabashije kuba yatangaza n'amakuru meza agenda avuga ati njye na madamu cyangwa se uwo nabashije kuba natera rivi nkamwambika impeta nkamusezeranya ko tuzabana akaramata haba mu byiza cyangwa se mu bibi, ati ubu tumeranye neza gatanu ku kandi, dore ko ntawahungabanya umutekano wacu cyangwa se urukundo rwacu, ati tubirimo neza, ati ibintu ni wane, dore ko yagarutse no kuri biriya bya Yamana uko byagiye bivugwa, yabashije kuba yavuga ati wapi, ati ugomba gushaka kwandika izina ariko mu bintu
biciye mu muco cyangwa se ibintu byiza cyane. Rero inshuti twakomeje kubana muri iki kiganiro, nibutsa ko niba utarakora subscribe yikore kugira ngo uzubana natwe uko ibiganiro bigenda bikugeraho. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.